reka tujye duhere muri reyo kuko niho hanyegereye. Wasiri si ibyo umutoza yakubwiye ariko ushobora kuba hari 11 uvuga uti aba mbashyize mu kibuga tugakora approche imeze gutya, ubwo uzi na opponent uko aba ameze nyine wowe urivuga wowe ubwiza bwawe nyine muri iyo 11 yawe baravuga ati ahangaha nahacana umucyo ndamukubita nayimpangira gutya njye nkurikije uko aperi imeze nzayikubita kandi nzakina je yanjye gutya. Donc uragenda ufata rwose ufata nk'iminota nk'irindwi unavugamo na qualité amasegonda make kuri buri mukinnyi bitari bya bintu byo gukabya byanyu nyine cyane nyine nk'umunyamupira nk'umuntu akora imyitozo yose n'umugiye kujya muri press conference uko wayibonye turagenda twunganirana gake gake tuzisesengurira abantu mu kibuga. Jangwani ntumuvugiremo nawe umwanya wo gupanga aperi no kuyisesengura nawe turabigufasha tubiganire abantu babyumve noneho muri tusha kinyamupira tubone kujya mu matike ariko biganirwe kinyamupira. Urakoze. Twinjiye mu cyumweru kidasanzwe cyo kwakira abakinnyi bashya ba Rayon Sport. Twagombaga guha ikaze Fiston Rikau, umukinnyi wacu mushya twaguze muri Flambeau du Centre. Twagombaga kumukinisha actually kuri match ya nawe utangiye kuvuga nka Rugaju ya humura rwose yamanutse zamura rwose uko iminota yigira imbere biragenda ry'izamuka kinini nicecetse. Rugaju yari yafatiyeho byari bikomeye humura shyuha neza. Kuri iki cyumweru match twakinnye na Ice Muhanga nibwo twagombaga guha ikaze Rikau. Yego ntago yari yakabonye ibyangombwa rero hari ibyangombwa ni transfer market habaho kudepoza nyine ugomba kubona ibyangombwa by'umuntu yari atarabona ibyangombwa. Turishimira ko rero yamaze kubona ibyangombwa yabonye ibyangombwa. Rikau Faustin Rikau 100% rwose afite ibyangombwa ni umukinnyi ubu Rayon Sport irimo irategura ko agomba gukina match yo ku munsi wo kwa gatandatu. Ikintu naringiye kuvuga ko gisa n'ikigoyemo gakeya ntago ndagera ku kibuga cy'imyitozo ngira ngo nari nabikubwiye ko ndibuze kuzindukira Rayon Sport bakakangira imirakora. Harimo no kumenya information zo kumenya bigeze ku bandi kugira ngo amenye ibyangombwa bimeze bite kuko turacyari nyine muri iyi transfer window. Iyo ugiye gukinisha abakinnyi basharina harimo niyo factor y'uko ugomba kubabonye ibyangombwa. Ndibuka Super Coupe duheruka gukina na APR muri Kigali Pele Stadium, twatsinze 3-0 ariko ku munota wa nyuma twe dufite umukaseri twizeye witwa Haruna Musamajari niyo match ye ya mbere agiye gukina ku butaka bw'u Rwanda biza kurangira umukino atawukinnye kubera ko yari atarabona ibyangombwa. Byarinze bigera ku munota wa nyuma atarabona ibyangombwa. Iyo factor nayo iri buze kungongaho gake ariko uko iminota iri buze kugenda yongerangira ngo kubakurikira imbuga nkoranyambaga za Rayon Sport kuba bakurikira no mu yandi makuru turaza kugenda tuba updatinga kugira ngo ugenda abona ibyangombwa nawe mugende mubongera muri 11 wenda tubuze gupanga. Biroroshye ko buri muntu wese urwego tubonye umuntu witwa Kwizera Olivier birashoboka cyane ko uyu mukino ku munsi wo kwa gatandatu sindi umutoza sinzi n'ibyo ari gukora kuri uyu munsi wa nyuma ariko birashoboka cyane ko ari muzamuri buze kuba ari cyifuzo cyawe 100%. Ibyangombwa we nta kibazo birahari. Heruka ku munsi w'ejo nimugoroba oya biba ngombwa ko no muri systeme burya ikipe ye ya nyuma last club igomba gukonfirma ko yamuri rizinze. Kwizera Olivier araza ko bari mwizamu hanyuma ku ruhande rw'iburyo rw'ikipe ya Rayon Sport nkurikije iby'umutoza arimo arategura twibukiranya ko utarajya kuri kabiri turagenda dufatanya twibukiranya ko imwe mu ntengero yari ifite kuri match ishize ni ukutagira umuzamu muzima. Olivier ni umuzamu waba ufite igisubizo pe. Twakomeje uruhande rw'iburyo rw'ikipe ya Rayon Sport Serumogo Ali Omar aragaruka mu kibuga. Serumogo Ali Omar offensively mwiza cyane uzi no guhindura imipira myinshi basatira. Defensively unengwa ko ashobora kuba atazi kugaruka mu gihe gikwiye ndetse n'icya physicality imbaraga z'umubiri wenda zikaba atari nyinshi ariko Serumogo nawe hari wenyine utabuhengetse undi wese wajyaho baba bagiye guhengeka Kabanga nyine abahengetse. Serumogo niwe nimero 2 ubundi Rayon Sport ifite igituma wenda hari gishaka guhengeka biterwa n'icyo ushaka. Ubonye wing za APR zikomeye udashaka gukina offensive ngo usorere bar ku ruhande rw'iburyo wahashyira Kabanga. Ubonye ushaka gusorera bar iburyo wahashyira Serumogo. Impamvu mugarura mu kibuga ni iyihe? Yego uyu mukinnyi ku mukino deruka gutakazamo dutsindwa na APR ibitego 3-0 twagowe cyane bikomeye na couverture ye
nagiye ninde uri buze kujya gukora kuvertire hariya. Ni nayo mpamvu twabonye amakosa menshi cyane y'umuntu witwa Niyonzima Olivier Sefu. Ni umwe mu bakinnyi babi buriya mukino burya. Umwe mu bakinnyi babi buriya mukino ni Niyonzima Olivier Sefu. Yabaye expose gute? Serumogo yagiye ese mu gihe yagiye ko turi abamediateri babiri, umuntu witwa Ishimwe uyu Rishari afite inshingano zo gukora kuvertire kuri Musore Prince, wowe ufite inshingano zo kujya gukora kuvertire ku ruhande rw'iburyo, wabaye mubi kubera ko urwo ruhande rwabaye expose cyane. Wagize ibitego bibiri by'ikipe ya APR cyane, nk'igitego cya kabiri cyo twagitsinzwe Serumogo atari mu kibuga, yari ari kuvurwa. Mu gihe yagiye kuvurwa rero uyu muntu ufite inshingano zo kumukorera kuvertire niwe wakabaye yarari kuri rwa ruhande n'ubundi, ariko byarangiye ikipe ya Rayon Sport itakaje. Mu gihe rero afite kuvertire nziza, ikipe ya Rayon Sport twashyize imbaraga nyinshi muri mediane yayo. Niba turi kuvuga ko Rikawe yamaze kubona ibyangombwa, ni inyongera nziza muri mediane ikipe ya Rayon Sport. Narindwaye cyane umukaseri, twamwongeyemo rero. Igihe rero mfite umukaseri mwiza wakoroshya ubwisanzure bwa Serumogo Ari Omar ku buryo yajya kumukorera kuvertire ihagije, nta kibazo na kimwe mufiteho rwose. Rayon Sport yabonye ibyangombwa bya Benaziz Dao, umukinnyi mwiza cyane, yabonye ibyangombwa 100%. Ni umwe mu bantu babibonye bwa mbere. Benaziz Dao umukinnyi nziza kabisa, ni n'umukinnyi Rayon Sport yasinyishije nyuma yo kuva muri Nouadhibou. Yaherukaga muri shampiyona y'icyiciro cya mbere muri Malta, niho yaherukaga. Ewana kuba atazi Mangwende ameze nka Mangwende, wa mubiri wa Mangwende kabisa, umusore ukina gatatu muremure w'umusore wumutse kabisa, ufite n'igihagararo, wanagufasha rwose no kuri ino mipira y'amakufra amakorneri byo kudefandisha umutwe. Ntabwo ari nka ba Musore Prince buriya nabyo birabara, n'ama long balls yaba wa mbere yagufasha cyane. Twagiye muri axe centrale y'ikipe ya Rayon Sport, twazanye Yannick Bangala. Ibyangombwa we ntekereza ko n'iki gitondo bishobora kuba byarangiye. Ntegereje kuza kubona confirmation y'ubuyobozi bw'ikipe. Zandani zinambira yuko we kabisa ngo ashobora kuzatangira rwose. Uyu mukinnyi ni umukinnyi ufite match nyinshi nk'izi zikomeye. Nta kipe nto yigeze akenera mu buzima bwe. Yahereye muri DSMP, ashobora kuba ari nawe mukinnyi ahubwo muri ino derby niwe most decorated player. Nta nubwo nanabyibeshya kuko yatwaye Confederation Cup ari kumwe na Ibenge 2005 muri AS Vita, yatwaye muri Vita 2015 2016 atwara cane hano mu Rwanda. Niwe mukinnyi munini uri muri iyi match. Ndakongeraho n'akandi kantu, muri iyi mikino nyafurika ikomeye, izi match tuvuga zikomeye zo ku mugabane wa Afrika z'amaklub, niwe mukinnyi umaze gukina imikino myinshi mu bakinnyi bose bazaba bari muri iyi derby. Yego, afite imikino 52. Oye niwe munini, niwe munini kabisa. Haba muri CAF Champions League, haba no muri CAF Confederation Cup, he is the big man. Niwe man to watch. Ni urubuga rw'imikino ruri muri iriya match. Niwe urubuga rw'imikino. Hanyuma axe central Jangwani wiseka no ese ko rufite 8,300 izindi zigiye kugabana 2,300. Mwanyumvise nawe Jangwani mwabuje kuvuga ari mwabuje guseka nabyemere ikibazo afite ibikombe musumba wabitereka hasi turebana wakomeza biragusumba sinkureba neza mu maso sinzi icyo warukoze wakomeza axe central y'ikipe ya Bangala bagomba kuba arimo 100%, 100%. Igisigaye n'icyo ngicyo nako kantu gatoya ntegereje kuza kumenya kuri aya makuru mu gitondo kuko nazindukiye hano. Axe central y'ikipe ya Rayon Sport kandi namwakompanya w'umunyarwanda kugira ngo bize kunyorohera ku mibare y'abakinnyi basatira imbere, ndashyiramo Emery Bayisenge. Hanyuma mediane y'ikipe ya Rayon Sport ifite experience, abanyamahanga bamaze kuba babishye. Buri kintu cya mbere experience na Bangara gato, buri kintu cya mbere kiza kugira aba center back nk'aba babiri bari experimente, birinda gukora amakosa arimo ibyo bita ibintu bya betize, donc ryakosa rigukostinga ritari ngombwa nyine ry'ubwana. Bagerageza gukina bafite akantu ka composure ko gutuza. Iba ari ikintu kiza cyane muri izi match nini kugira abakinnyi bafite akantu ko gukura. Emery akaba n'umukinnyi ukinnye derby nyinshi uzaba ari muri iyi match. Yego, umukinnyi ukinnye derby nyinshi uzaba ari muri iyi match. Mediane Rikawe Faustin wafite n'ibyangombwa nta n'ibintu byinshi byo kumutindaho, araza kuba ahagararanye na Richard Ndayishimiye, umwe mu bakinnyi beza bakinnye, amaze gukina derby 5 na match twatakaje 2 ziheruka.
ni umwe mu bakinnyi beza pe. reka uko mwamubonye ni gatandatu ukina gute wa siri ni ba bandi bakina zone ukina hano mu kiziga cyangwa arabuja abashaka kugenda rikawo uburyo akina mbere na mbere umubonye ku mafoto afite tayi nziza afite imbaraga afite igihagarara arashinguye afite tayi nziza njye twaranihuriye hariya mu gisimenti tuganira icyo ni kimwe wumutse rwose kuri tayeho his good nawe afite tayi nziza. ikindi cya kabiri nanjye nari mfitiye amatsiko sinari naragize umwanya munini wo kumureba namurebye kuri match bakinnye n'ikipe yo muri Libya bayisezerera namurebye kuri match ibanza ya Singida kuko yo kwishyura ntabwo yigeze ayikina namurebye kuri match ibanza ya Singida banganya igitego kimwe kuri kimwe nagize n'utumatch nka tubiri namurebye mutwe muri shampiyona y'igihugu y'u Burundi ntabwo nari naragize amahirwe yo kumureba cyane. N'umukinnyi ni ya nimero 6 ifite imbaraga ni nk'igitangaza sinzi ukuntu byahuriranye ni nimero 6 ifite imbaraga ariko izi no gukina izi gukina tapi aba Majaliwa uriya mwagiraga wavunitse fata uko kuntu Majaliwa yari ameze none Majaliwa umwongereho physicality ngufu mu maguru Majaliwa yari afite physicality utabonesha amaso ariko yashiramo ikirenge baro ntago wayijyana ariko uyu mugabo we undi we none ni kosto nyine urabibona afite izo mbaraga zigaragarira umubiri ariko z'ubwazo zonyine zinamurimo hari ukuntu umukinnyi aba ari umusore ariko adafite imbaraga adakomeye ibyo ni imyitozo ibikora uyu mukinnyi agaruka mu myitozo yuzuye ya mbere Abedi Bigirimana bahuriye muri dueli yoroshye Abedi ahita ajya kwivuza yoroshye yo mu kirere yamutanze baro yo mu kirere Abedi wakubita mu mugongo we yakubizeho umutwe Abedi imyitozo y'isi irangirira aho ngaho kandi Bigirimana ari mu bantu bakomeye kandi muri shampiyona wambuje yahise aba ari nyenyeri uyu mutipe nyine we afite iyo body bimwemera gukora ibyo bintu fate ibyo icyo bimara nkurikije opponent mukina mwari mukeneye uwo muntu uri buze kugera iyo physical battle kuko be it Sekiganda be it Dawu be it Ruboneka bagiye bawininga cyane kuri safe bijyanye n'ukuntu ntabwo yari Dawu yari Dawuda yari afite ukuntu ari trailer agenda gahoro ariko n'imbaraga muri duel safe ukabona aragwa cyane bamwe bati ni gode ariko abire ukabona n'imyaka irimo aba rero niba bafite ari igisore gitoya nyine kiteguye gustopa aba bantu nyine ijyana kuko baro ikintu yitse duel no hasi zibamo kubera kuntu nyine baro ibi begereye mwembi nyine muri gushyiramo ingufu nyine urabona hari ukuntu umuntu agushyiraho ukuboko barakayigutwara gusa kuko gusunikishije ukuboko cyangwa ushaka kumufata akakwiyaka ko ntukomeye ariko iyo n'umuntu muzima uyikandagira akakubwira ati girayo biba ari bizima cyane ikindi kuri rikawo cyiza akajyana n'ishara rero pressing ashara ububuja buri kanya udatuma baro zisohoka uko zishaki ntabwo ari nk'ibi byo kuvuga ngo wowe na Dawongo ngaheruka muri Marita oya rikawo avuye mu kibuga yakinaga shampiyona i Burundi basoje fazari n'ubundi akina uvuga ngo ntabwo akeneye kwiyadabuta cyane ngo azane physique cyangwa se fitness kubera ko yakinaga yari mu kibuga uvuga ngo n'ubundi yagiye gukomerezaho yahise atangira imyitozo hakiri kare we byanze bikunze kubanza kuvuga ubwo imbere yabo gato haraza kuza njyewe mwambajije nkanje je préfère Tony kubera ko Tony he is good muri iyi minsi ni mwiza cyane more than Abedi kubera ko Abedi nibyo yagarutse yanakiniye match ya AS Muhanga ariko Tony we ça fait 4 matchs arimo arakina iminota 90 yuzuye si no gukina iminota 90 gusa ibitego bibiri assist imwe ça fait contribution y'ibitego bitatu muri iyo mikino so ntago wakiyima umuntu ufite karite nk'izo ngizo rero Tony Kitoga his good cyane ko na Abedi urumva umuntu kigaruka nako kabine ka fitness yego probably abanyamahanga twongeyemo abandi bamaze kuba batanu ndimo ndabibara nanjye hanyuma rero mu gice gisatira ndahikaze Asmani niyo derby ya mbere agiye gukina ni itegeko ndamuha ikaze niyo derby ya mbere yiwe agiye gukina niwe top scorer wacu ibitego 4 nibyo amaze gutsinda muri uyu mwaka w'imikino yaranavunitse amaze kugeza ibitego 4 hari umuhungu ugifite byinshi byo kuduha pe witwa Tambwe Gruwar agafata wing niwe n'umugabo wacu aho ataragira ikibazo cy'imvune rimeri joueur wacu amaze gukina imikino 6 afite uruhare rw'ibitego 5 he was good yagarutse rero ubameze neza bagafata imanda mu buryo ndi bumoso oya Asmani ari kuri point undi yafashe urundi ruhande hari umukinnyi uri mu nzove witwa Vininyu ni nawe utugoye kubona ibyangombwa bye
ikipe yo gukonfirima nibyo birimo biratinda yakinaga mu ikipe yitwa Loto yo mu gihugu cya Benin. Umuntu wese uzaza muri stade Amahoro he is man to watch. mu gihe yaba abonye ibyangombwa spectacular nyine ni wa muntu uguhereza spectacle